Uyu ni umuryango wa Ngirinshuti. Ngirinshuti mwumva ni papa. Ntabwo akiriho ariko twe turahari. Mbere yuko tujya kuvuga turashaka tubanze tubereke abana be yasize. Imfura ya Ngirinshuti uyu nguyu mureba. Umwana wa kabiri ni papa Jene, akaba ariko tuvuga kugira ngo mwumve neza. Naho umwana wa gatatu ni ngewe n'uyu nguyu. Turi impanga bucura bwacu n'uyu mukobwa cyangwa umudamu. N'uwo muryango mama Jene yashatsemo. Rero nanjye nagira ubuntu kuba nashobora kuba ari njye wahagarara umuryango wa papa kugira ngo tuvuge nyakwigendera ari wo mukazana wa papa. Ariko mbere yuko njya kugira icyo mvuga, umuryango wa Ngirinshuti harimo abuzukuru. Imfura mu buzukuru be n'uyu nguyu ari sinzi ahantu agiye. Abandi ni aba bana ba mama Jene, nibo mfura ze. Undi sinzi aho agiye. Turongera tubereke mama Jene niwe mukazana mu muryango wacu wa kabiri. Uwa mbere turaza kumubereka ari hehe. Uyu mureba niwe mukazana wa mbere waje mu muryango wacu wa Ngirinshuti. Umukazana wa kabiri ni mama Jene. Naho abandi bakazana mureba ni aba ngaba aribo bafasha bacu, nibo bakazana ba Ngirinshuti basigaye. Ariko muri abo bana mwumva umuryango wa Ngirinshuti nk'uko twashatse kubikora dutyo, hari uwo mushiki wa papa ari wo bucuri wabo, ari nawe twita mama. Tukamwita, afite amazina menshi sinayavuga ngo tuyarangize. Ari wo mubyeyi mureba, mushiki wa papa. Ni nawe wasigaye mu muryango wabo. Abandi bose bagiye bataha. Hari abaguye mu gihugu cy'i Bugande, abandi baguye tugeze n'ahangaha mu Rwanda. Ubwo ndumva mbabwiye umuryango wa Ngirinshuti. Tugiye kuvuga amateka ya mama Jene. Mama Jene n'ubundi mbuvuge cyane kuko uyu aza mu muryango ntaravuka. Nta mateka ye mfite. Mama Jene niwe nzi. Mama Jene mu gihe cyo gusaba kwe cyangwa cy'ubukwe bwa mama Jene, impamvu ari nanjye bahisemo, nanjye washoreye inka tujya kumukwa. Twagenje urugendo rurerure n'amaguru mu gihugu cy'i Bugande. Nta modoka zibayo, nta n'itumana ryabagaho. Twagiye urugendo rurerure, ni nko kuva aha ukajya mu Bugesera cyangwa ukajya Rwamagana. Twagiye n'amaguru, ariko bisoza tuzanye mama Jene. Icyo gihe nari mfite imyaka 10. Mama Jene arangije aza muri uwo muryango mwumva udafite papa udafite mama. Ariko icyo gihe awuzamo yaje gusanga papa Jene watureraga. Papa Jene aratubwira, twajyaga tumubaza ngo papa bahe yagiye ate. Aratubwira ati papa yarambwiye ngo nzabarere kugeza igihe nzabashingira cyangwa nkabashingura. Uko nuko byagenze. Mama Jene yaje muri aba bana 4.
yari amaze gushaka araturera nk'uko mwabonye tuhagaze dutya, abahungu babiri n'uyu mukobwa. Ntabwo byari byoroshye kurera abana bangana batyo b'imyaka 10 kandi uri umugeni. Mama Jane yaratureze kugeza igihe twaziye mu Rwanda. Tumaze kugera mu Rwanda araturera kugeza igihe yadushingiye turashaka. Tumaze gushaka, murabizi iyo umuntu yakoze ubukwe, impano ya papa twayihaye Papa Jane, impano ya mama twayihaye Mama Jane. None igihe kirageze, kuva mu muryango wacu nibwo bwa mbere duhuye navuga ko ari ishyano riguye. Mama Jane mwe akenshi abantu mumubonye musengana, yareze abana batagire uko bangana, tubahamagaye ntabwo mwabona bahagara. Icyo gihe yari akiri umukobwa. Tukiri mu gihugu cy'u Bugande, yamaze igihe kirekire yarabuze urubyaro. Muri hangana ari aho umuntu agera akagira ibyo yibuka. Twarinze tuva i Bugande Mama Jane atarabyara. Tugeze mu Rwanda yatubwiye ijambo avuga ati ntaho ntabyara, Imana yampaye abana 3 aribo mwarebaga bahagaze. N'impamvu tubabaye cyane kuko iryo jambo yarari tubwiye. Tugeze inahangaha Uwiteka Imana iratwibuka, Mama Jane imuha urubyaro. Niho mwumva ijambo Jane niho ryavuye. Icyo gihe twari mu Mutara. Mu by'ukuri mvuze Mama Jane ni ibintu byaba birebire. Rero ndashaka kuvuga Mama Jane, urabizi twaganiraga byinshi. Mbano usize hasigaye Bright na Julie. Aba bana baziga, ntabwo abana bazahagarara ngo Mama Jane yitabye Imana. Baziga nk'uko bigaga, niba ngombwa bizarushaho. Abantu bumvise ubuhamya ejo, umukobwa we yari yasezeranyije nyina ko azamuhereza buruse ijya hanze kuko yari asigaje igihembwe cya nyuma kugira ngo asoze. Ariko turashaka kuvuga ngo Julie, buruse uzayizane, ndi mu bantu bazabigiramo ishyaka kugira ngo icyifuzo cyawe kigerweho. Reka soze, sinavuga byinshi bya Mama Jane. Ndashaka gusoza mu izina rya Ngirinshuti tushimira cyane cyane byimazeyo itorero ry'Abadventiste. Simfite icyo navuga, mwatubaye hafi, mwatubereye inshuti. Baravuga ngo inshuti nziza ikurutira umuvandimwe. Mwaturutiye, simfite ibyo nababwira. Ndongera gushimira umuryango wanjye wose aho wicaye aha, mwagize neza. Abavuye i Bugande mwaritanze mukimara kumva inkuru ya Mama Jane. Harimo abari ahangaha n'ubu bataremera ko ari Mama Jane. Ni Mama Jane, niwe twe twarabikurikiranye, ntabwo twazana undi muntu atari Mama Jane. Ndongera gushimira abaturanyi ba Mama Jane, mwagize neza, mwaritanze, mwaremeye. Harimo umubyeyi umwe ari bwihangane muhagurutse
nagiye iwe ndamuganira gusaba ko imodoka yawe itazongera kujya mu rugo rwawe ikagera hanze aha, iyi nzira tuyifunge. Uwo mubyeyi yaranyemereye, uko ni ukuri igihe cyose turarana aha ngaha kuva byatangira ndara kugira ngo atazagira ikintu cy'umuntu kizabura. Ndashaka gusaba mama haguruka gusa mushimire, wagize neza. Imodoka yatwara nararanye nayo igihe cyose kugeza byatangira, wajya guza uyu mama twararanaga akava aha saa 8 saa 9, nkamuga ngo jya kuryama, ati ntabwo njya kuryama. Ubwo ari cyatumaga atagenda. Ndongera gushimira abaturanyi banjye bavuye mu karere ka Bugesera, mwagize neza, mwagize neza cyane. Ndongera gushimira muramu wanjye. Tucyumviye nkuru, mureke mbabwira akantu gato mwumva ubukwe bwa mama Jane ukuntu bwari bimeze. Mama Jane yitabye Imana agiye kurepeta, ariko nanjye nari mumva mu Mutara tuvuye guca mu irembo rya muramu wanjye. Iyo nkuru tukimara kuyumva kugeza ubu Eric ntahari, muramureba n'uyu mwana w'umusore. Urugendo rwe hano rwahise ruba aha ngaha, uko yari yateguye urugendo rwe rwose n'ubugeni bwe n'iki byabereye aha ngaha. Wagize neza, ndagushimiye cyane bikuye ku mutima. Simfite ikintu navuga, ngarutse kuri korali. Mwabantu mwe, kereka mbaye umudive nta kintu navuga. Ibyo mwabonye korali y'abadive yavuye mu karere ka Bugesera. Umunsi umwe nzaganira nabo tubatumire, icyo gihe hazaba igitaramo kirenze uko nzaba mbyumva. Rero mureke ndekeraho, mvuze mama Jane ntabwo Imana ibaha umugisha. Naje mpagarariye ishuri rya Remera Academy ya 2. Aba bana bari aha n'abana biganaga na Bright, ngira ngo Bright ni bucura bwa mama Jane. Twaje dutinze mutwihangane, si ugutinda. Twagize ibyago byo kubura ababyeyi babiri muri kino cyumweru. Ubu tuje twabanje ahandi, undi mubyeyi yaratuye mu Kiyovu, tuvuye kumusezera mu rusengero Gikondo. Nzanye n'abakuru biganaga nawe mu wa 5 bangejeje aha, nabo barakomeza basubira ku ishuri. Natwe tuza kureba aba bana kuko hari abo bari bazanye nabo. Kubizera Yesu niwe wavuze muri Yohana 16:33 ngo mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Yari umubyeyi wakundaga ishuri. Yaje mu biro ambwira yuko asigaye akunda kuba ari samuduha kuko yari agiye gukorera y'umurimo. Ndamubaza ntese ko numva wagiye kure kuki mutimuka ngo mujye guturayo. Aravuga ati hoya hoya wimbwira ibyo, sinzimukiraho kuko nshaka ko Bright asiga hanga Remera Academy kugeza asoje igihe cyose nzaba nkiriho. Ati nkunda kwiyonje nkaganira namwe ibyo mbabwiye mu nyumva. Ati rero sinzamujyana. Nturakoze. Urumva nyine natekereje ku ruhande rwe, sinari nanaruye ko yaba dutwaye umunyeshuri. Urwo rukundo rero yatweretse kuko twari tuzi ko ari muzima nta burwayi afite. Ubwo namenyaga inkuru yuko yavuye mu mubiri, nari maze iminsi nababajwe n'uwo mubyeyi cyo gukora we yararwaye. Twagiye kumenya ko arwaye bikomeye, numvise bimbabaje. Ndavuga nta babyeyi n'aba bana ndongera mbabwire ngo iki. Urumva rero ni ikintu gikomeye, wabuze umuntu arababara, ariko nawe uyu muzi ntubura kutababara. Numvise bindemereye mu mutima, nkumva bimbabaje mu bana, n'abana babimenye bakababara. Ariko kubera ko twabatoje umutima wo gutabarana, baragenda babwira ababyeyi babo. Ababyeyi babo bafite icyo babatumye cyo gufata mu mugongo ababyeyi bagenzi babo basigaye.
no kwereka umwana mugenzi wabo ko bamukomeje. Ni muri urwo rwego rero aho twagiye baduha urabyo twajyanye, tujyana n'abakozi bake bahagarariye abandi n'abanyeshuri bahagarariye abandi, tubasigira n'ubutumwa mu Kinyarwanda muzi yuko hari icyo batanga cyitwa peteroli, nayo baba bayiteguye. Tuvuyeyo rero tuje hano naho tuzanye urwo rurabyo, tuzanye n'iyo peteroli, ariko twaba turi kumwe n'umubyeyi nawe uhagarariye abandi, ari uhagaze hirya aho. Umuryango wumve yuko Remera Academy iri kumwe namwe, mukomere, ibyo tuzashobora tuzabibafasha kugira ngo Bright akomeze yige neza kandi akure, abashe kugeraho nyina yifuzaga, kuko ntabwo arazi ko bizagenda gutya. Murakoze, mukomeze kwihangana. Imana ibahe umugisha Remera Academy. Uru rukundo bigaragara ko mutoza n'abana, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubungura ubwenge kugira ngo mukomeze murere abana uko bikwiriye. Ubwo namwe mwihangane kubura umubyeyi. Bakiriho basubira mu myanya bahozemo, reka twakire umwe mu baririmbyi ba korali Ubugingo Bushya kugira ngo nawe agire icyo avuga muri uyu mwanya ku mibereho n'ubuzima ndetse n'ubutwari bwa Mama Jenny ariwe Apofia, umuririmbyi nawe waririmbaga mu Bugingo Bushya. Kugira ngo tumugezeho ubutumwa baduhaye. Murakoze. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha Remera Academy kuzirikana ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, kansaba Imana inkomeze, kuko yarantyashye ubwo nageraga ahangaha mu gitondo ndimo nsenga, maze numva icyashye umutima wanjye, numva mu mutima wanjye ndabwiwe ngo ko mutamenya itangira ry'umuntu ari urusoro mu nda ya nyina mukamubona akuze, kuki mushaka kumenya iherezo rye? Umutima wanjye numva uratsinzwe, numva ndamwaye, ndavuga nti ngaho nawe nkomeza, kuko urabizi ko Mama Jenny namukundaga. Nibukije Imana igihe kimwe nahuye n'ibintu bimvunnye, maze ndambwira Yesu ntiwanjyanye, ntari kuramutse unjyanye ukangeza mu ijuru ntago nazagaruka. Mvuze ngo ntago nzagaruka, ndavuge se abana banjye n'umugabo wanjye, ngo namutuma akaza akabakura mu isi akabansangishayo, ntabwo nagaruka muri iyi si mbi. Nkivuga abana n'umugabo, umutima uhita umbwira ngo ngo ubwo se ngo Mama Jenny we wamusiga. Ndavuga nkimara kuvuga Mama Jenny numva n'abandi b'inshuti zanjye ngo se bo ngo basigara muri iyi si mbi. Ndavuga nti kanihanganira ubuzima, tuzatabarukire kimwe, kuko kwifuza ibyiza ugasiga mugenzi wawe mu mubabaro numvise ari ukwikunda. Ndavuga bike ku bya Mama Jenny, ariko mu mbabarire yajyaga akunda ko muririmbira. Sinzi ko ndi bubishobore, ariko yajyaga akunda ko muririmbira ahantu hose ambonye, akifuza ko muririmbira. Kandi hari indirimbo yajyaga akunda ko muririmbira, kamuririmbira.
hariho umunsi ntazirirwa mu isi natashye ibirori bitigeze kubaho kuri uwo munsi nzashira agahinda nzaba ndi kumwe n'umwami wanjye hariho umunsi ntazirirwa mu isi jye natashye ibirori bitigeze kubaho kuri uwo munsi nzashira agahinda nzaba ndi kumwe n'umwami wanjye nzasiga isi mukiza twibanire biganza byera wankunze ntamuzi tebuka udukizira icumbi biganza byera wankunze ntamuzi tebuka udukizira icumbi nubwo satana nyibasiye akaneza ibigeragezo ariko mfite isezerano ko nzabona ibyiza naburiye mu isi nzabona Eliya nzabona na Enoki nzabona ibyiza muri urwo rurembo genda rureba Yerusalemu nubwo satana nyibasiye akaneza ibigeragezo ariko mfite isezerano ko nzabona ibyiza naburiye mu isi nzabona Eliya nzabona na Enoki nzabona ibyiza muri urwo rurembo genda rureba Yerusalemu nzasiga isi mukiza twibanire biganza byera wankunze ntamuzi tebuka udukizira icumbi biganza byera wankunze ntamuzi tebuka udukizira icumbi biganza byera. Hari ikintu gitoya mvuga kuri mama Jeni. Mu isaha mama Jeni yari inshuti yanjye ariko byari byararenze kuba ubushuti ahubwo yari mukuru wanjye. Noneho kuba mukuru wanjye byari byaratuyobeye, noneho akangisha inama tukabivugana nkaho ari jye mukuru. Na Pajani byari byaramuyobeye. Umutware wanjye yazaga mu rugo tukararana mu buriri tukaryama, agataha nko mu masaa 6 nabaganje naha. Mbese ibya Majeni mu buzima busanzwe byo nta na kimwe nabivugaho. Mama Jeni yari afite inshuti nyinshi. Ndibwira yuko muri aba bantu inshuti za Majeni zaba izo mu Mutara haba muri Kigali, abantu yakundaga, abantu yahozaga ku mutima, nzi yuko muhari. Mumbabarire muhaguruke inshuti za Majeni, baba bahangaha muri Kigali, baba bo mu Mutara yakundaga cyane akabahoza ku mutima. Muhaguruke abantu babashimira Imana. Murakoze cyane. Majeni yabakundaga, yahoraga bimbwira buri munsi. Ibindi bintu abandi bantu yakundaga n'ubugingo. Yo ni ibintu yambwiye mwiyicarira inshuti. Nubakimara kumva mama Jeni apfuye, bampamagara, narababwiraga ntimusigeho, nabimenye mwe bimbwira. Babonye ukuntu ndi burare mu nzu, barahagurutse bava iyo bari hirya no hino, baraza turarana mu nzu kugeza amasaha nateguriye nkaza, baramerekeza bangeza muri gare kuko bari bazi yuko hari ikintu nagize cy'ikibazo mu mutima wanjye gikomeye. Ndabashimira cyane, mwambereye imfura, Uwiteka azabibibukire. Mama Jeni rero iryo zina rya Marene
hari ibintu byamushimishaga mu buzima bagiye babivuga ni ugusenga. Mageni agarutse mu itorero yahise ajya mu bugingo bushya. Nkajya muca intege nkamubwira mama jye kureba ufite ibintu byinshi byakubuza igihe cyo kurepeta uzabireke. Akambwira ati sinshaka kuva mu bugingo bushya. Ariko ubu nibwo namenye impamvu yatumaga yiyemeza kuba mu bugingo bushya, ku butwari bagize. Nk'inshuti ya mama Jane, ubugingo bushya ndabashimye cyane. Bahoze bambwira ngo basi se waje ukamwufiriza ikivi, ariko ntago nabishobora kuko barabizi. Ndibuka umunsi umwe twajyanye kubasura bari muri repetisiyo, tugeze muri uriya muhanda, ndebye amasaha bagenda mu imodoka zinyuranamo, namugiye imbere kugira ngo ngere ku rusengero. Nashubije amaso inyuma mpangayitse, mfite umutima undya, mvuga ngo ntari buhansange. Nahise mubwira nti mama Jane, kuwa munsi twateze igare, namubwira mama Jane, mu buzima niba uzi kunkunda ntazongera kumva inkuru yuko wongeye kugenda ku igare mw'uyu muhanda. Aha sinzi kubona ari wo yaguyemo byambabaje cyane. Ndangije mbona hari azabikomeza, mbwira Enoka nti Enoka, nkushinze mama Jane umunsi azongera kubuza ku igare hano aza kurepeta ntibizambabaza, ni kandi uzabimbwire nzamuhana ibihano. Ariko ntabwo nari nzi ko mama Jane azagwa muri uriya muhanda, kuko numvaga naragize impungenge zawo. Babimbwiye numvise nshize. Kuba marene rero yashimye Imana mu mwaka wa 2020. Aricara, hari ikintu gikomeye Imana yamukoreye, ari nabwo yamuhaga umutware we kuba umudivantiste. Binyura umutima we, bikarenga kumunyura, aseka akarira. Maze arampamagara arambwira ati Rose, hari ikintu nshaka kukugishaho inama, zamuka uve mu mutaro uzaze nkikubwire. Abinyingingira kenshi nta mwanya mbifitiye, ariko umunsi umwe ndazamuka, aranyicaza arambwira ati ndashaka kuzashima Imana kandi unkoze ubukwe, nambara agatimba, umbere marene. Ndamubwira mama jye, ibyo bintu uzanye ukuze ni ibiki? Ati nzabikora. Ati nshima Imana ikintu gikomeye. Uhagarariye korari avuze ikintu gikomeye, aravuga ngo yahoraga avuga ari somo ryo muri Yesaya 55. Iryo ni ihame mu bugingo bwe. Yarambwiye ati naririye Imana inkiza ibishinja by'ibyaha nagiraga, ati ndashaka kuyishima. Mama Jane yakoze ubwo bukwe, mwese mwarabubonye. Yahamagaye ubugingo bushya baramuririmbira, igitaramo kiba cyiza cyane nkuko mwakibonye. Guhera ubwo nibwo nabaye ku iryo zina rya marene, kandi koko numva nanjye biranejeje. None mw'uyu munsi mama Jane atakiriho, kumva inkuru ye yuko atakiriho byarambabaje. Numva ubuzima burashize, ntago nihuse kubyemera, kuko twari tumaze kuvugana mbwira ibintu byinshi cyane, ambwira n'ikimunejeje uwo munsi. Ariko yambwiye ikintu gikomeye, arambwira ati guhera ejo sinariye sinaryamye, ati nari ndimo nsenga. Ese mama Jane n'iki cyaguhangayikishije? Arabimbwira ati ariko numvaga nshaka kubaza Imana ibyerekeranye n'umutima wanjye, ngo insuzume, ngo impindure, inshakashake irebe niba hari ikibi mfite mu mutima wanjye, ikimbabarire. Niba ari n'umuntu naba naracumuyeho imumbwire. Abantu baberaho gucumura no gusaba imbabazi, ariko mbeho numva ntunganye umutima wanjye, njyewe numve nzagera mu ijuru. Ati Imana ntiyambabariye ibyaha ngo nongere mbisubiremo. Kandi koko mama Jane yatinyaga icyaha. N'umuntu wabaga muruhije yampamagara ati mbyifatemo nte, maze ntaramusubiza we akambwira ati ninshaka nzapfaho kugira ngo ncumure ku muntu. Ibyo ni ibiganiro twahoranaga.
tukimara kuvugana nyuma y'iminota nyuma y'isaha kuko byari nka 11:00 nagiye kumva numva barambwira ngo Mama Jane arapfuye. Ntago nabyemeye ariko nabyemejwe n'umuganga ko nahamagaye telefone ya Jane ndayibura, mpamagara ya papa we ndayibura, ndavuga akampamagare telefone ya Mama Jane nubwo nzi yuko bahita bazandurura wenda n'abajura n'ibiki, ariko nabwo ari bumbwira ati koko yapfuye. Nyihamagaye nitabwa n'umuganga, ndamubaza nyiri iyo telefone arihe ko atari wowe, ati nyiri iyi telefone arapfuye. Atahubwo mbabarira ubwira b'umuryango we baze bayitware turi Kanombe ku mumotari wasigaye ari muzima. Nta nubwo nategereje yuko nkuraho kubise hari ubuzima bwanjye numva burahagaze, numva ntekereje Mama Jane, ntekereje abana, ntekereza Papa Jane, numva sinzi. Muri make numvise ngize ibyiringiro by'ibintu twavuganye kandi mu mwanya muto agahita apfa. Kandi ibyo twahoraga tuganira byampaye ibyiringiro by'uko Mama Jane nzongera kumubona. Ahubwo turi hano ku kiriyo numvaga nabwira abantu ntimwitware neza mu kiriyo cya Mama Jane kugira ngo marayika atazabatangaho imimuriko mibi. Abafite ibintu runaka mwumva mushaka gukorera hano mu kiriyo cya Mama Jane, mwigire hirya mbikorere hirya kuko marayika mugenzuzi. Ayo magambo nayasomye mu gitabo cyitwa Uburezi. Azamubwira byose byabayeho n'igihe yari atagihumeka. Marayika we ni muzima, zina ryayo rihabwa icyubahiro. Murakoze rero, Uwiteka bishimire kandi akomeze kubakomeza. Jane komera, Jane murabizi, Gloria murabizi, byose ibyo twajyaga duhora tuvugana. Mu bushobozi bwose nzabasha nzakomeza kubaba hafi, kandi nzi neza yuko bidatinze tuzabona Mama Jane amwenyura kandi ubutazongera kumera uko ameze uyu munsi. Zina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Vuga ariko reka mvuga utuntu duke kuko mu kanya nanjye ndagenda napfushije umukecuru muransangira usorora. Mama Jane ni inshuti yanjye cyane. Mama Jane ikibazo cyose yagiraga yampamagaraga akansanga mu cyumba cyanjye cy'amasengesho tukabiganira tukabisengera, akambwira ati sha tuzi ko byakemutse, ubwo Imana ikatugirira neza tukabibona. Ibidakemutse nabyo ikabishakira igisubizo ikindi gihe. Rero Mama Jane nkimara kumva ko apfuye twari twiriwe tuvugana umunsi wose ku buryo n'abana bo mu rugo bambwe bati umuntu wakwingingiye kujya kumusura yerera umubwira ngo yigufata ku ngufu arapfuye. Ndamubwira nti arapfuye, gusa nabimenye ndi mu muhanda ndimo kwambuka kaburimbo. Mama Ngabire ni wabimbwiye. Mama Ngabire icyo yakoze yatabaje abantu ati mutabare mwirukanke mufate mu mafaba atagwa mu muhanda. Mwana wanjye mukuru ari rukanka, nawe ahamagara umutoya ngezeho mubwiye ngo Mama Jane arapfuye. Kubera ubucuti yaratuziranye yaramfasha ahita nshyira mu gituza, aramfata arankomeza arambwira ngo mama urapfushije. Ndamubwira nti ndapfushije pe. Mama Jane yari yarambwiye ko ndi umunyamabanga we, arambwira atari ko suri wenyine, wowe na Roza muri abanyamabanga banjye. Ndashima Imana ko avuye mu mubiri nta uramenera undi banga. Icyo ni ikintu gikomeye, nshimira Imana. Tuntu twinshi yagiye amubwira ntaho yabyumvise kandi nanjye ntawe nahangaye kubibwira. Imana ishimwe. Mama Jane ubu ngewe binjije isanduku, simbona isanduku ahubwo nkabona ibirenge bya Mama Jane birimo birinjira. Ubundi Mama Jane yarambabaje ku buryo amarira nyabura, kandi ntabwo nayabuze nkiri mu rugo narameraga nk'usamba. Ngeze hano ngira ibyago byo guhurira n'umwana umwe ari kwirukanka ajya gushaka nyina.
ubwonko bwanjye mpita nibwira mu mutima ngo abana nibasara nawe ugasara biragenda gute. Mpita mpinduka nk'umusirikare ntangira kurwana n'abana. Gloria namusanze hariya ahita mfata kuko yarasanzwe nzi. Ahita ambwira ngo hanti nkwamenye mama uko yabaye. Yaravuye yo yari yanabibonye. Umukanya niho mbibonye ibyo Gloria yambwiraga kwihangana birananiye abo twari kwa muganga babibonye. Gloria yari yabonye ibintu bikomeye. Mageni yari inshuti yanjye nakundaga kandi nako mama Jeni ntabwo twabona icyo tumuvuga. Mama Jeni njyewe ndi umuntu ukora imigati nkakora amakeke y'ubwoko bwose, ariko natunguwe no kunzanira amakeke akuye muri butike ye. N'udukeke dumeze nk'udukoze mu ngano, yinjira mu kabati kanjye ntekera ubukwe. Hafata agasane kuko abaze aho ziri, arakaza nashyiraho udukeke. Nari nagize gahunda yo kwiyiriza ubusa. Roza yari yaje iwacu, nari namuhishe ko yahaje, ariko azana utwo dukeke tuntereka imbere. Ndavuga ko ndi mu gusenga biragenda ati hangana uryoho kamwe ntabwo Imana iri bubiguhore. Aranyinginga nkarya ku ngufu. Mama Jeni ejo bundi apfa yiriwe ntereta. Hari umuntu yari yaranyeretse inyogosho hano hirya. Ngwino ndaguherekeza ndakujyanayo biragenda gute, ariko ndumva ngo kumbuye, ndumva ngo ushaka birakubabaje ko ngukunda. Ndamubwira nti Mama Jeni ntago bimbabaje, ariko napfushije umukecuru kandi mfite n'umusaza urembye. Ndumva nta mbaraga mfite zo kuza kukureba. Ariko bamaze kumbwira ko apfuye, kugeza igihe nteretesha ngo ngwino nkorotorera ibyo narose, kandi byari biteye ubwoba koko. Ndangije mbwira Imana kuki ntagiye ngo byibura dupfukame, kuki ntagiye ngo byibura murangaze yo kwicwa n'imodoka. Ibyo bintu byarambabaje nkumva iyo nza kuba naje aba yarangaye kujya kurepeta ntageyo, ariko Imana yarabirebaga. Ejo nanjye turi mu gusenga naraza dufite umubabaro mwinshi, niho Imana yanzaniye filime ukuntu iyo tata yagumye mu kigo aho yari iri, iragumira parike itegereza iyo moto. Ndeba ukuntu yuriye moto, noneho ntangira kubona iyo tata imeze nk'aho ari umukwe witeguye umugeni. Ndeba ukuntu byagenze ntanasambi. Ndavuga nti Imana wari wahisemo iri gare, wari wahisemo uku, nta n'icyo nari gukora ngo muhagarike. Ni nayo mpamvu ntaje, wenda ari no kurangara igihe cye cyageze akagenda, ariko nta cyabihagarika. Rero ibyabaye byatubabaje. Yewe narumiwe aho mbabara, nkumva umubiri wose urandya, igifu kikandya. Ejo nageze mu rugo ntareba aho twicaraga kuryama biranga, kandi navuye hano ngiye kuruhuka. Byarananiye neza, abana bakareba bagakanura amaso. Ndavuga nti rero ngiye kwisubira kwa Mama Jeni, wenda aho hari abantu ndagira umutekano mu mutwe. Ubu banditse baravuga bati nushaka wenda aho hari abantu uruvunge rw'abantu baragufasha. Ubu nahuye n'imibabaro myinshi. Abantu babaye muri iki gihugu amakuru yacyo murayazi. Twahuye n'ibintu byinshi bitubabaza birenze n'ubwenge bwacu. Ikindi nako ibyo nahuye nabyo ni byinshi sinabisubiramo, ariko Mama Jeni yambabaje. Mbyumvira no mu mano, mbyumvira mu mutwe, mbyumvira mu misatsi, mbyumvira mu nzara, mbura icyo gukora. Imana ibahe umugisha. Arakoze. Reka nari mbabwiye uko yavugaga. Nitwitonze Jessica, ntuye ntamaze umwanya munini. Uyu mubyeyi namukundaga cyane. Nabuze mama wanjye 2021 ndi mu myiteguro y'ubukwe. Urumva ko ari ejo bundi, ariko arambwira ati mwana wanjye ngushyize mu mubare w'abandi bana, komera wihangane. Twabanaga cyane bikomeye. Muri make nabuze umubyeyi wa kabiri, n'umuntu twari inshuti bikomeye, ku buryo namusangaga no mu cyumba harara. Mwibaza icyo kintu, mu cyumba n'umugabo harara, tukicarana ku buriri tukaganira, akangira inama,
tugasenga mfashe mu ntoki. Nagiraga umubabaro mwinshi mu buzima busanzwe muri icyo gihe, akambwira ngo nkwereka aho tujya. Hari ahantu bita kwa Didi hasi mu gishanga, niho twajyanaga ngo mwana wanjye tugende tujye kuganira, tukicara abantu bakibaza nyine aho twagiye, ariko twabaga tugiye kuganira tukanasenga, agapfukama kansengera nanjye nkamusengera tugataha. Yasuye mu majyaruguru inshuro enye, yitanga bikomeye. Yambwiraga yuko nta hantu yagenda ngo amarayo n'iminsi ngahe, ako yararaga nka 2 mu rugo. Yari umubyeyi wanjye by'indani sinabona uko nabivuga. Nabyaye umwana wa 2, tubyara uwa Faisal, ansanga yaransura, arankomeza turaganira. Mana ntago nabona uko nabivuga. Ubu rero ejo bundi yitaba Imana, byaranunguye. Mu buzima ndi umukristo, ibintu byo gutukana ntabyo nzi. Mberuka kera nkiri umwana ntaramenya iby'agakiza. Umuntu wabimbwiye mu gicuku nka 3:00, ndi imbere y'Imana, sinzi ukuntu igitutsi cyaje ngo ziba, ntiwuzura mu mutwe ibintu uvuze, kandi sinzi gutukana. Ndabona imba wasaze, jya kwa muganga. Ako mbivuga n'ubundi namaze kumukupa. Uyu mubyeyi ntago nabona uko namuvuga. We ubwe yarambwiye ati nagushyize mu rutonde rw'abana banjye, nawe uri uwanjye. Nubwo twavuganye kuwa 2 nimugoroba, ari kumbwira ngo nubwo ndi mu bihe bitangoye bitamereye neza, ngiye kwigora vuba nze ngusure ndebe uwo mwana uko ameze. Igihe rero ni gitoya, ibyo navuga ni byinshi cyane. Nanjye ubwanjye yazaga tukicarana mu cyumba tukaganira, nkamubwira ko ari ku mutima, nawe akambwira kandi akambikira ibanga, akamfasha gusenga cyane cyane, nanjye nkamusengera. Yari umubyeyi wanjye cyane cyane, n'aba bana barabizi. Hari izina nari naramwitiriye hano muri mu baturanyi bo barabizi, twegeranye, nari naramwise mubyeyi. Nkazinduka mu gitondo ni mubyeyi, atanakitaba nkumva ndababaye, ntese kuki atitabye, numvaga ari mama. Mukomere barumuna banjye, mwihangane, ndabakunda, na dadi ndagukunda. Imana ibahe umugisha. Icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kukenyegeza, n'ukuri urindwa aribwo ruguye ku rugamba, ugiye ku murimo. Waratubaniye we, uyu murimo wa data niwe wubayemo nk'icyangwe. Natwe abasigaye iki kivusigaje, tuzakomeza kucyusa nituba tugihagaze. Tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima. Umurage waduhaye ngo tubipfundo tuzawukomeza. Aka kayira udusizemo karagana iwacu turashikamye. Tubisangane ingoyi twerekeze mu gihugu kitabamo imvura. Tuzakubera mu cyiciro cy'intwari ku murimo. Ntiwigeze ugira imbere ka ugira imbere, tuzahora tubikwibukira. Uwagukamira mu kitoze, genda mugaya, namwambura ijambo, nkamwima uburenganzira bwo gukomeza. Turasaba rugaba umugabe imigisha ngo aturane natwe. Niwe muzamarira, niwe banga n'intsinzi mu buzima. Azasatura ibitura bera bavemo bererana,
ibyishimo mbonanye n'abanjye tugahoberana. Icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kucyenyegeza, nuko ururima rigarukuye ku rugamba ugiye ku murimo. Waratubaniye we, uyu murimo wa data niwo wubayemo nk'icyangwe, natwe abasigaye iki kivusigaje tuzakomeza kucyusa nituba tugihagaze. Tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima, umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza. Aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye, tubisanganiro twerekeze mu gihugu kitabamo ivu. Tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima, umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza. Aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye, tubisanganiro twerekeze mu gihugu kitabamo ivu. Aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye, tubisanganiro twerekeze mu gihugu kitabamo ivu. Kandi ababyeyi bacu Adamu na Eva bakacyakira, mu kwakira icyaha Imana byarayibabaje cyane. Iravuga iti rero ubwo mwemereye ubushukanyi kubashuka, akababwira ko mutazapfa, ndababwira ko noneho muzapfa uhereye umunsi, kandi muzasubira mu mukungugu ukoreho mwavuye. Bityo rero icyo cyaha twarazwe n'ababyeyi bacu cyo gutuma dupfa, nanjye ndahamya ko ari cyo kidukurikiye, ariko hejuru y'ibyo dufite incungu Yesu Kristo wacunguye abanyabyaha kugira ngo babone ubugingo buhoraho. Nkurikije rero icyo Imana yavuze, nasaba Imana Apofiya uvuye mu mukungugu asubira mu mukungugu nawe yasubiye, ubutaka mu gitaka, umukungugu mu mukungugu, kugeza igihe Kristo Yesu azavuga ijwi rirenga ahamagara umukobwa we. Nasaba Imana Apofiya ngo byuka usara gushaka, akabona ubugingo buhoraho. Imana ibyo kwizera ibyo byiringiro muri Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Reka dusabe umutware nawe aze ashyireho. Aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye, tubisanganiro twerekeze mu gihugu kitabamo ivu. Aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye, tubisanganiro twerekeze mu gihugu kitabamo ivu. Tubuze umuvunyi nimubyihorere, tubuze umuhanuzi mu gahugu k'iwacu, itorero tubuze ingufu, tubuze umujyanama, tubuze uwaduhekaga mu masengesho, tubuze uwacanaga ikibatsi mu bugingo, indahigwa ku rugamba, indangamirwa mu bantu ugiye twari tukimukeneye. Icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kucyenyegeza, nuko ururima rigarukuye ku rugamba ugiye ku murimo. Waratubaniye we, uyu murimo wa data niwo wubayemo nk'icyangwe, natwe abasigaye iki kivusigaje tuzakomeza kucyusa nituba tugihagaze. Tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima, umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza. Aka
aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye tubisangane ingoyi twerekeze mu gihugu kitabamo imfubyi tuzakubara mu cyiciro cy'intwari ku murimo ntiwigeze ugira imbere ka ugira imbere tuzahora turi kwibukira uwagukamira mu kitoze genda mugaya namwambura ijambo nkamwima uburenganzira bwo gukomeza turasaba rugaba umugabe imigisha ngo aturane natwe niwe mpozamarira niwe banga n'intsinzi mu buzima azasatura ibitura bera bavemo bererana zagira ibyishimo mbonanye n'abanjye tugahoberana icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kucyenyegeza nuko ururimo arigarukuye ku rugamba ugiye ku murimo waratubaniye we uyu murimo wa data niba wubahemo nk'icyangwe natwe abasigaye iki kigusigaje tuzakomeza kucyusa nituba tugihagaze tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye tubisangane ingoyi twerekeze mu gihugu kitabamo imfubyi tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye tubisangane ingoyi twerekeze mu gihugu kitabamo imfubyi aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye tubisangane ingoyi twerekeze mu gihugu kitabamo imfubyi tubuze umuvunyi nimubyihorere tubuze umuhanuzi mu gahugu k'iwacu itorero tubuze ingufu tubuze umujyanama tubuze uwaduhekaga mu masengesho tubuze uwacanaga ikibatsi mu bugingo indahirwa ku rugamba indangamirwa mu bantu ugiye twari tukigukeneye icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kucyenyegeza nuko ururimo arigarukuye ku rugamba ugiye ku murimo waratubaniye we uyu murimo wa data niwe wubahemo nk'icyangwe natwe abasigaye iki kigusigaje tuzakomeza kucyusa nituba tugihagaze tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye tubisangane ingoyi twerekeze mu gihugu kitabamo imfubyi
tuzakubara mu cyiciro cy'intwari ku murimo ntiwigeze ugira imbere ka ugira imbere tuzahora tubikwibukira uwagukamira mu kitoze genda mugaya namwambura ijambo nkamwima uburenganzira bwo gukomeza turasaba rugaba umugabe imigisha ngo aturane natwe niwe mazamarira niwe banga n'intsinzi mu buzima azasatura ibitura bera bavemo bererana zagira ibyishimo mbonanye n'abanjye tugahoberana icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kucyenyegeza nuko ururindwa rigarukuye ku rugamba ugiye ku murimo waratubaniye we uyu murimo wa data niba wubayemo nk'icyangwe natwe abasigaye iki kivusigaje tuzakomeza kucyusa nituba tugihagaze tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye tubisanganirwa twerekeze mu gihugu kitabamo ivu tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye tubisanganirwa twerekeze mu gihugu kitabamo ivu aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye tubisanganirwa twerekeze mu gihugu kitabamo ivu tubuze umuvunyi nimubyihorere tubuze umuhanuzi mu gahugu k'iwacu itorero tubuze ingufu tubuze umujyanama tubuze uwaduhekaga mu masengesho tubuze uwacanaga ikibatsi mu bugingo indahigwa ku rugamba indangamirwa mu bantu ugiye twari tukigukeneye icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kucyenyegeza nuko ururindwa rigarukuye ku rugamba ugiye ku murimo waratubaniye we uyu murimo wa data niba wubayemo nk'icyangwe natwe abasigaye iki kivusigaje tuzakomeza kucyusa nituba tugihagaze tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza aka kayira dusizemo karagana iwacu turashikamye tubisanganirwa twerekeze mu gihugu kitabamo ivu tuzakubara mu cyiciro cy'intwari ku murimo ntiwigeze ugira imbere ka ugira imbere tuzahora tubikwibukira uwagukamira mu kitoze genda mugaya
icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kucyenyegeza nuko ururindwa rugarukuye ku rugamba ugiye ku murimo waratubaniye we uyu murimo wa data niba wubayemo nk'icyangwe natwe abasigaye iki kivusigaje tuzakomeza kucyusa nituba tugihagaze tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza aka kayira udusizemo karagana iwacu turashikamye tubisanganirwa twerekeze mu gihugu kitabamo ivu tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza aka kayira udusizemo karagana iwacu turashikamye tubisanganirwa twerekeze mu gihugu kitabamo ivu aka kayira udusizemo karagana iwacu turashikamye tubisanganirwa twerekeze mu gihugu kitabamo ivu tubuze umuhanuzi mu gahugu k'iwacu itorero tubuze ingufu tubuze umujyanama tubuze uwaduhekaga mu masengesho tubuze uwacanaga ikibatsi mu bugingo indahigwa ku rugamba indangamirwa mu bantu ugiye twari tukimukeneye icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kucyenyegeza nuko ururindwa rugarukuye ku rugamba ugiye ku murimo waratubaniye we uyu murimo wa data niba wubayemo nk'icyangwe natwe abasigaye iki kivusigaje tuzakomeza kucyusa nituba tugihagaze tuzaguma ku rugamba nk'uko warurwana gukiri muzima umurage waduhaye ngo tubipfunda tuzawukomeza aka kayira udusizemo karagana iwacu turashikamye tubisanganirwa twerekeze mu gihugu kitabamo ivu tuzakubara mu cyiciro cy'intwari ku murimo ntiwigeze ugira imbere ka ugira imbere tuzahora turi kwibukira uwagukamira mu kitoze genda mugaya namwambura ijambo nkamwima uburenganzira bwo gukomeza turasaba rugaba umugaba imigisha ngo aturane natwe niwe mpozamarira niwe banga n'intsinzi mu buzima azasatura ibitura bera bavemo bererana nzagira ibyishimo mbonanye n'abanjye tugahoberana icyo kibatsi wacanye ugiye umaze kwizera ibyanditswe muri iri jambo ryayo mu izina rya Yesu
kadusenga Imana. Imana data wa twese, Imana umuremyi, nejejwe n'umwanya mwiza waduhaye. Mwami Imana yacu kandi watwumvise, ubwo waduhaye umucyo kandi tukaba dushoje neza. Turagusabye data wa twese kugira ngo ugendane natwe, kandi data wa twese ukomeze kuturindira muri iyi si. Ubwo Mwami Imana yacu ukomeza kubona ukuboko kwawe, tujye dukomeza kugushima. Mwami Imana yacu rero turashoje, ariko ntushoje mu mitima yacu. Ukomeze gukangura buri muntu wese, umukomange ku mutima we, kugira ngo dushishikarire kumenya ibya Yesu. Ubwo uzimika ingoma yawe tuzishimiye kugusanganira. Ugiye kwerekeza ahandi, ugendane natwe kandi uze kutugeza mu miryango amahoro, mu izina rya Yesu. Tubisanganimo yitwerekeze mu